Mwiriwe neza abakunzi bacu musanzwe mumenyereye ko tubana mu biganiro byacu bya buri munsi byambiza ukuri ndetse bigaragara mu rwego rwa challenge. Tubahaye ikaze nk'uko mumenyereye rero, ngewe ugarutse imbere ya kamera ni Diana Kenta, ndi kumwe na Fanny. tubahaye ikaze rero, twongera kubashishikariza kubana natwe ndetse dukomeza kubashimira urukundo mutwereka mu biganiro byacu bya buri munsi. Abantu tugenda tubona commentaire zanyu mutubwira ko muri kwiga hari inyigisho mugenda mukuramo, muri abantu b'agaciro cyane kuri twebwe. Rero aka kanya tubahaye ikaze, ariko ntizimbye mu magambo, reka mbanze nk'umwanya Fanny nawe abanza basuhuze anahita adutangirira igikorwa cyacu cy'uyu munsi. Hello, nizere ko meze neza. Tubahaye ikaze nanone. Tumeze neza, tugarutse dufite imbaraga nyinshi cyane. Nizere ko namwe mufite imbaraga, nizere ko ibintu tumaze iminsi tubagezaho byabashimishije kandi bigomeje kubaryohera. Karibu rero, n'ubundi ni ya gahunda, ni ya challenge. Uyu munsi ninjye n'ubundi bahisemo, nigiye gutangira. Mureke dutangire. Ntoye ikibazo. Imana imfashe kiba gikomeye, leta simba nshaka kumuha utubazo tworoshye. Hano hari ikibazo kivuga ngo baguhitishijemo hagati y'umugabo unywa itabi n'inzoga, wahitamo ndi? Hagati y'umugabo ari uguhitamo umugabo unywa itabi no guhitamo umugabo unywa inzoga, Oh my god, wahitamo ndi? Iki kibazo cyake iki kibazo kuko nduhukiyeho mana we. Ubu se mbuza amahitamo byemeye. Ubuze amahitamo gute se? ako uzi umuntu unywa itabi, uzi umuntu unywa inzoga. Nyine urumva nyine iki kibazo cyatubajije ngo habaye ariyo mahitamo yonyine asigaye, yenda ugasanga nko mu gihugu cyose abagabo batangwa ibyo byose barashize hasigaye abanywa itabi n'abanywi b'inzoga, bikaba ngombwa ko ugomba gucesinga umwe. Urumva nta yandi mahitamo, nta byo kuranga urifata. Mbega ikibazo kigoye. Wenda napfa guhitamo umuntu unywa inzoga, nubwo bigoye nyine, ubwo byaba ari cya gihe ariyo mahitamo ya nyuma na nyuma, nta wundi muntu ndi bubone tugize iki turi bubane. Ariko biragoye pe. Urabize ngo wahitamo ngo umuntu unywa inzoga uretse sinasubije se, si wanyuzwe? ubu ariko ndacyabaza, ndi mu mwanya wo kubaza ikibazo cyagifite. Kumva urabize ngo wahitamo umuntu unywa inzoga, kabone n'ubwo yaba ari wa wundi ugenda akazinywa akinyarira akikoraho ibikomeye akirukaho cyangwa akajya anabiruka mu ushobora kuba bapuradi y'ibyo bintu. Niyo mpamvu navuze ko iki kintu kigoye. Iki kintu kiragoye guhitamo uwo muntu, nyine byagorana. Ariko ndetse ke kubera icyo utivugira ati ngiye nahitamo mu itabi, itabi wenda yanarinywa ntibimenyekane ko arinywe. uzi impamvu buriya wenda napfa guhitamo umuntu w'inzoga se? Buriya umunywi w'itabi aragoye, kandi hari igihe rimugira addicted ku rwego kurireka bigoye. Ariko byibura basi umuntu w'inzoga uba ufite amahengekero, ushobora kuvuga ati byibura uzajya ugira uburyo umuganiriza anagera aho azireke, wenda ukagendera kuri icyo cyizere. Ariko umuntu unywa itabi bisaba inzira ndende cyane. Kandi ngo umuntu unywa itabi buriya ngo atangira kuri ritoya, uko bukeye n'uko bwije ngo agakurikizaho rya rindi agenda yaguka. Kibazo cyari icyo. Ariko mbajije nanjye reka nkugereho. Imana imfashe kabe koroshye dadi. Gusa ariko tukiri muri ibyo muratwihanganira, hanze hari akavura, ntabwo ikirere kimeze neza, ariko turagerageza kuvuga amajwi tuyazamure neza ku buryo muri bubashe kutwumva. Ikibazo dadi please, muhitiyemo ikibazo cya kabiri. Kiragira kiti tuvuge ko ngewe nawe turi abavandimwe, noneho umusore dukundana anteye inda, nyuma mubwiye ko ntwite aranyihakanye, nyine aranjugunye, mbese ambwiye ko ntabwo ari umuntu utera inda. Ngiye hariya mfashe inshingano zo kurera umwana ndi njyenyine. Uje kugera igihe wowe murahuye, mu by'ukuri naje mu rugo nza kwicara
kuhabyarira ndabyaye umwana arakuze yagize nk'imyaka 7 mu rugo ntibigeze bambaza papa wa mwana uwo ari we nawe mu by'ukuri uri umuvandimwe wanjye oya nubwo bari kumukubaza nimba yarakwihakanye se undi wari kumupresenta gute. Okay, noneho hanyuma wowe kuko wenda igihugu cyacu ni gitoya ugize utya murahuye ubonye umusore mwiza araguterese murakundanye mugiye mu rukundo umupanze imishinga ya mariage igihe kirageze ko uza kumwerekana mu rugo kandi muri icyo gihe ndacyaba mu rugo yego bibaye ngombwa ko njyewe nkimubona mbonye ko ari papa w'umwana wanjye kandi yaranyihakanye yambwiye ko atabyara adatera inda aranjugunye yego wowe ukimara kumenya ko uwo umufiyanse uzanye ari papa w'umwana wanjye kandi wibuke ko mufitanye mariage wabyitwaramo gute? Ese wahita ufata umwanzuro wo kumureka cyangwa wafata umwanzuro wo kugumana nawe? Niba ari yego uratubwira impamvu, niba ari hoya nabwo tubwira impamvu. Okay, ikibazo cyo kirakomeye, ni amahitamo adasanzwe. So ni ukuvuga ngo njyewe muri njyewe ni oya ntabwo nakomezanya nawe, wabuse ngo turavugana impamvu. Yego. So icyambere ikosa yakoze kuba yarateye inda umuvandimwe wanjye yarangiza akamwihakana, yahabaye mu nshingano z'umupapa, sibyo? Iyo ni impamvu ya mbere, ntabwo yahabaye mu nshingano z'umupapa. Ikindi cyongeyeho cya kabiri, ubundi nabwirwa n'iki nimba uwo muntu koko nanjye azamviramo umugabo muzima nifuza? Ese nabwirwa n'iki nimba azavamo papa w'abana mwiza cyangwa nyine nifuza? Afite uwo yatenda, kabone nubwo yaba ataramukundaga yenda ari bya bindi abantu bahura bagakora iyo ntuza, ariko bikaza kuba ngombwa ko badakomezanya, kabone nubwo yaba ataramukundaga, ariko ntabwo yari afite uburenganzira bwo kwanga wa wundi ugiye kuza, sibyo? So nabwirwa n'iki nambaye ngashuwa gute ko uwo muntu azakunda abana tubyaranye? Ese hanze angaha tureke na hanze angaha, umuntu akubwiye ngo wanteye inda, bigutwaye iki kuba warera uwo mwana? Unabizi ko mwagiranye relationship, unabizi neza ko icyo gikorwa mwagikoze, bigutwaye iki kuba warera uwo mwana? Cyangwa ushaka kutavuga ati ndabatunga ariko ndakora inshingano nk'iki nk'umupapa? Ntabwo nakwemera, sinakwemera, ntabwo nakwemera. None se njyewe igihe unganirije wenda uri kunyaka nk'inama cyangwa se igitekerezo, nkakubwira nti rero njyewe yego mfite umwana we ariko aka kanya mbara ko umwana wanjye nta papa afite, ikindi naramubohoye, undi uwo ari we wese bakundanye it's fine, nta kintu byaba bintwaye. Nkakubwira nti rero njyewe ku ruhande rwanjye ndumva nta kibazo bintwaye kuba wakomezanya nawe, wakomeza ukensista ukavuga ati ndamureka. Njye ntawe namwemera, ntabwo namwemera. Nese kuba wowe ubohoye uragiye ujya no mu mutima wiwe, nimba yenda nyine nimba uko ateye ari uko nguko atazi kwita ku bana, wowe uzagenda ujya mu mutima wiwe nabwo ugiye kubihindura, ujye kuhabohora? Oya, ariko birashoboka ko ashobora donc akigera mu rugo yabona ko ari njye bwa mbere twabyaranye, wenda akabona aragukunda ntashaka kugutakaza, akakwicaza akakubwira ati yego sister wawe twabanje gukundanaho. Kuki atabimbwiye mbere ko hari umuntu yateye inda ariko akamwihakana? Kabiri, ese mu myaka yose ishize arabizi ko hari umuntu yateye inda? Byanga byakunda arabizi ko umuntu ahari. Kuki atigeze yifuza kwegera uwo muntu? Basi nimba ashobora kugutera inda ariko kuko atari kumekinga ashobora ko umwana koko ari we neza, ariko byibura umwana amaze gukura, ntiyigize agusanga, urumva? Basi nganagenzwe no kuza ngo arebe n'uwo mwana byibura niba hari akantu na kamwe kagaragaza ko ari uwe, sibyo? Muri icyo gihe cyose yaragiye yiberaho nka siribateri, nk'umuntu udafite ikibazo n'iki na kimwe. Ni gute njyewe wambwira ngo uwo muntu ngiye kumugira icyizere yuko natwe abo tuzabyarana azabitaho nka papa? Erega hari igihe umusore nk'uwashobora kwicara akakubwiza ukuri, akakubwira ati wenda mbabarira kiriya gihe nari nkifite wenda, ariko akabimbwira kuri finali yuko ntiyabimbwiye mbere. Icyo kintu uko cyumva? Abimbwiye kubera ko wowe aje mu rugo arakubonye abona ko mufitanye iki ibibazo, cyangwa se abimbwiye kubera ko maze kumenya ko sister wanjye umwana afite ari we papa we. Ibyo bintu uko byumva? Kubyumva ndabyumva, ariko ashobora kukwicaza akakubwira ati mbabarira wenda kiriya gihe hari hakirimo
we kwigora byihorere wijya mu bintu byinshi ntago namwemera tutu ntago namwemera siwe muhungu wenyine wamusigaye ku isi uri kumva inshuti yanjye nanjye sinjye umukobwa wenyine wamusigaye ku isi njye ntago namwemera. Okay, twakomeje. Naho se umwana ariko mbona se ari gataka kantu cyakagoye ko ibintu mbona byanditse gutyo. Aha, hano hari ikibazo kivuga ngo kurya baguhitishijemo hagati yo kubana n'umusore ukennye ariko ufite urukundo ndetse n'utazi gutanga keya ariko ufite amafaranga, wahitamo nde? Uduhe n'impamvu kandi umuhisemo. Umusore ukize utazi gutanga keya gute ntazi gushobora bivuge gute nyine mbese nta rukundo muri we icyambere twaje amafaranga we ni amafaranga ya ngewe ntekereza ko umuntu nahitamo ni wa musore ukennye. Impamvu rero namuhitamo buriya ahantu hari urukundo n'amafaranga araza kuko niba njye nawe ntekereza ko abantu bagera ku mwanzuro wo kuvuga ngo bagiye kubana bagira ngo bubake urukundo ndetse n'umuryango. Rero niba uje unyereka ko ibintu byawe byose witaye ku mafaranga kugira ngo nemere kubana nawe ni uko ari amafaranga, ntazakenera ko njye nawe ya mafaranga tuyasohokamo ngo nkubone, ahubwo ugahora unyumvisha ko uri bize mu kazi nyine uri gushaka amafaranga, ariko ya mafaranga n'ubundi araza akicaraho nta kintu afite cyo gukora. Byaruta njyewe amahitamo yanjye nahitamo wa musore ukennye, ahubwo muri bwa bukene bwe mu mbaraga ze n'imbaraga zanjye tugashaka ikintu turi bukore n'amaboko yacu nacyo kikatugeza kuri rwa rwego, ntagahisemo wa muntu ufite amafaranga. Ibyo ndabyumva ariko uko nzi ko bakunda kuvuga se ngo umugabo mubana mukennye ngo yamara kubona amafaranga agahinduka. Wumva ibyo ngibyo rero umugore wo mu bikari ibyo ngibyo biba ku mpande zombi kuko ntekereza ko umugabo niba umugore akennye n'umugabo akennye mukabana muri bwa bukene bwanyu mubusangira, niba ari n'ikirayi kimwe mubonye mukagisangira, igihe haje gukira bijya bibaho ko buri muntu wese yireba ku ruhande rwe. Wenda umugore akavuga ati ngiye kwita mpinduka, ntabwo umugabo twashakanye tukiri kuri level imwe, cyangwa se umugore akavuga ati umugabo nawe akavuga ati umugore twashakanye ntabwo tukiri kuri level imwe. Buri wese akabaho guhindagurika, ariko muri rusange nta muntu utahinduka, nta n'umuntu wahinduka, biterwa na mindset nyine y'umuntu. Dasi reka tukugereho ariko urambajije ntoya mani mfashe kabe gato. Ikibazo cyacu cya nyuma kiragira kiti ninde cyamamare mu bagabo ukunda? Ese agusabye ko umubyarira umwana ariko ntimubane, wabyemera? Ni ikibazo kimwe gikubiyemo ibibazo bibiri. Uratubwira icyamamare ukunda, umenshoninge n'izina. Icya kabiri, ese agusabye ko mubyarana umwana ariko ntimubane, agafata inshingano ku mwana we gusa, wabyemera? Yego cyangwa oya n'impamvu zabyo. niwe mbuza amahitamo. Kanumve kanumve icyamamare nkunda kinsabye ko ntibyarira umwana akabeshoye inshingano akazitaho. Urabanza utubwire izina ryega nyine ndabyumva, ariko nyine ikibazo kiragira ngo inshingano akazitaho, nyine agafata inshingano ku mwana ariko ntimubane. Kandi ukibuka neza ko wa mwana azakura akubaza impamvu atakubonana na papa, nabyo byibuka. Ikibazo kabiri, ubusambanyi n'icyaha. Sha nkunda The Ben pe
pepe tukiri aho pame oya Twakomeje. no ntashatse nkunda beni pe okay ariko Mm. ibyo kubyara byo ndabihakanye kubera icyo utabyemera oya ntabwo nabyemera uzi impamvu se icya mbere cyakora yenda iyo uza kukimbaza akiri umusore ndabyo icya mbere arubatse ni umupapa uri kumva ubu urumva izo zo zaba zigiye kuba izindi afite hoya ntaguciye mu ijambo aka kanya ntabwo dushaka kumenshoninga cyangwa se ngo tujye muri details niba yubatse cyangwa tubatse tumufate mu rwego rw'icyamamare dusapoze ko aracyari umusore oya sinabyemera ntabwo nabyemera uzi se njyewe yenda bishobora kutangiraho ingaruka kubera ko ari umuntu nkunda ariko wa mwana uvuye muri icyo gikorwa byamugiraho ingaruka umwana ubundi aba agomba gukura afite keya za papa na mama hatabayeho kuba baramuvukije izo keya ku mpamvu batashakaga umwana akagombye gukura afite keya za papa na mama nyuma yo gukura afite keya za papa na mama mu mikurire yiwe bituma umwana akura neza bituma umwana nyine mu mutwe ari wa mwana uri kuri standard uvuga ati kabisa umwana afite iki afite ubwenge kubera iki yakuze mu biganza by'abantu bombi none uwo mwana ngewe urumva yaba ari uwa mama gusa yaba ari mu bandi noneho ni n'umwana w'icyamamare ibisebo ntiyabikira wowe uri umwana wa runaka ko mutabana n'ibiki n'ibiki bikagenda bikagira gute bikica umwana ntabwo nabyemera ariko hagati aho sibyo reka wenda bitewe n'ibibazo twagiye dutambutse byose bifite ikintu bisa nkaho bijya guhuriraho mbese bifitanye ishusho aka kanya ni nk'iyihe nama wagira cyane cyane mu rubyiruko kuko natwe turacyari urubyiruko ni iyihe nama wagira abasore cyangwa abakobwa habaho kuba bahuza urugwiro hakavamo ya mbuto ari we mwana umusore agafata inshingano akavuga ko atarera wa mwana kuko atamubyaye cyangwa se akajugunya umukobwa swati yirengagije uburyo agiye kubaho ndetse akanirengagiza ko wa mwana ari uwe akamujugunya umubyeyi akagenda agasitaragoringa akabyara agaca muri byinshi muri cya gihe wa mwana agezemo nk'ababyeyi bita ko mbese bageze muri cya gihe cyo kubona uburyohe bwa wa mwana wa mugabo akagaruka cyangwa se wa papa w'umwana akagaruka kandi yarakubwiye ko atabyara akaza gusaba imbabazi abasore nk'abo cyangwa bafite imyumvire nk'iyo ni iyihe nama wabagira mbese ubwo urashaka ngo tugire inama umusore utera inda umukobwa akamwihakana umwana w'umukobwa akagenda agasitaraguringana na wa wundi ndetse atwite cyangwa se abyaye finally wa wundi akagenda akarya ubuzima yabona umwana ageze muri cya gihe cyo gukundwa gutumwa nzanira akagaruka agakora back aho hantu hatinde umva ngo mpatinde oya ndavugaho ideas zanjye nuko mbyumva nawe uravugaho izawe njyewe rero ukuntu mbyumva sibyo ikintu cya mbere mugabanye ibintu byo gutendeka mugabanye irari ryinshi kutanyurwa uri kuntereta uri kwita boyfriend wanjye ariko hari n'undi hirya nawe ibyo uri umbwira ari byo umubwira turi kujyana noneho ugasanga ibyo dukorana ni nabyo ukorana n'undi so niho hahandi hava gutera uzi ko hari n'abasore usanga mu mwaka bashobora kubabwira ko batenda nk'abakobwa bagera muri 5 bashobora kubabwira ko batenda ubwo urumva abo bantu baba managing gute mbwira mu mwaka umwe kugira abantu 5 baze bakubwiye ngo wanteye inda biragoye cyane waba managing gute niyo mpamvu mvuze ngo mugabanye gutendeka mugabanye amarari menshi nimba ufite girlfriend uwo girlfriend wawe yakunyuze nimba ko kumukunda yakunyuze ibyo aguhaye ukakira ibyo ngibyo kari nabwo uzabasha kumanaginga urwo rukundo rwanyu ikindi cya kabiri nge sinzi nyine hari ibintu ntajya mbasha gusobanukirwa kuki abantu bakundana urukundo rutagira intego
nicyo kibazo. Ubundi mu rukundo numva ko nta mpanumva ibamo. Yego. Kabiri, mu rukundo numva yuko nta gusogongera kubamo. Nimba ukunze umuntu, mukunde nyine wumve ko uwo muntu ni umuntu ufite intego, ni umuntu uvuga ati uyu nguyu ejo n'ejo bundi yenda azaba mama w'abana banjye, igihe nihaye nimba ari imyaka 2, uyu muntu muri ya myaka 2 niwe tuzajya gute, niwe tuzabana, hatabayeho ibyanga nyine kuko ntawe ugena igihe. Ariko atari kuvuga ngo ndagufite, mfite Kenta, mfite Claudina, mfite Oliva, mfite ya nje nicyo numva nyine gifasha. Kabiri rero indi nama numva natanga, sheri uraho ngaho uri kwirira, urakora udufaranga gashara kaza, ukagura icyo ushaka, ukanywa icyo ushaka, ukambara icyo ushaka, ariko hari umuntu wateye struggle zitoroshye. Nshuti yanjye, hari umuntu wateye struggle zitoroshye, arabazwa amata y'umwana, arabazwa ibyo kurya, arabazwa ibiki, mbese afite inshingano zitoroshye. Uri kumva? Uwo muntu wamwikoreje umusozi bita biruhanya kuwitura byaranze. Nonaho wowe wumviye, aho wumviye hari isi uyihaze, urongeye urahindukira, niko ubugarutse kuko mu by'ukuri mu myaka ingana gutyo ugarukanye iki? Ubugarutse uje kuvuga iki kidasanzwe? Nge hari ikintu kimwe nemera, birashoboka ko yenda ushobora kujya muri relationship n'umuntu yenda ukamutera inda utaritegura kuba wafata izo nshingano. Ibyo yenda ndabyemera, kuba wahita umufata mubane mubashe kurana umwana, ariko nanone wimujugunye. Menye uwo mwana, mukurikirane, umenye kubyara kwiwe, ibikoresho, mufatanye nyine no mukorera umwana, mufatanye, bizakorohera muri cya gihe wabonye yenda bwa bushobozi cyangwa se cya gihe cyawe wagennye wumva kigera. Bizakorohera kuba wagarura wa mutima wa mugore, bizakora kuba wafatisha wa mutima wa mwana, kuko ntiwigeze ubasiga, n'ubundi wababaye hafi mu buzima bwose bwa buri munsi. Bagiraga gute? Barakubona. So rero please, nimba uteye umuntu inda yenda igihe kitaragera, uyimujya kure, mube hafi na wa mwana, mube hafi kuko nta n'uwamenya. Ariko nimba ujugunya umuntu, nshuti yanjye, ukamujugunya mu myaka 7 yarasiragurinze wenyine, ukumva mu myaka 8 ngo ugiye gukima kimugaruka, sheri ibirenge byawe bikatisha ubijyana ahandi hantu, nge nanagukubituje. Urakoze cyane. Nanjye wenda ikintu gito cyane nakongeraho, nk'uko wari ubivuze, tureke gukundana inkundo zidafite intego. Kuko nitwirinda izo nkundo zidafite intego, bizatuma n'abo bana bavuka mu buryo bwo kwihakanwa, nabo umubare wabo ugabanuka. Ndumva nicyo narenzaho. Rero turabashimiye uburyo mwadukurikiranye, uburyo mwabanye natwe muri iki kiganiro. Twongera kukwibutsa uze muri comment niba hari ikintu twavuzeho, ukumva hari inama ukuyemo wabwira n'abandi, cyangwa se hari igitekerezo wagize ku kiganiro twakoze cy'uyu munsi, waza muri commentaire ukatwandikira. Ubutaha tuzabasubiza. Twongera kugushimira rero, tunakwibutsa ko wabanaga natwe kuri Legacy TV Show. Tubashishikariza kujya mukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, tubabwira tuti nakagaruka. Bye bye.